umwana. Hello my people, what's up dear friends, hello beautiful ladies, nizere komeze neza. Ndabasuje aho merere mu bice by'isi bigiye bitandukanye, bari ku migabane y'isi igiye itandukanye, Afrika, Asia, Amerika ndetse na Europe, by'umwihariko muri East Africa. Nizere komeze neza. Ndabasuje bari mu gihugu cya Uganda, mudukurikira mwese kabisa. Ndabasuje, Imana ikomeze bamugisha. Bari mu gihugu cya Tanzania, abari mu mujyi wa Goma ndetse na Kinshasa mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndabasuje mwese. Abarere mu gihugu cy'u Burundi mwese ndabasuje. Abahereye hano i Kigali mu Rwanda iwacu mwese bayikaza mu kiganiro High Star. N'umuhungu wanyu Jano nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye mu kiganiro High Star, nk'uko mubonye ku screen yanyu. Uyu munsi umusaje umunsi yitwa Patino comedian. Muramuzi n'umusore ukomeye cyane, umaze kubaka izina rikomeye cyane muri comedy nyarwanda cyangwa se mu rwenya rwa hano mu Rwanda, n'umusore umaze kubaka amateka akomeye cyane. Uyu munsi rero tugiye kugarukaho muri High Star yacu, uko mubonye kuri screen zanyu, akaba rero tugiye kugarukaho muri High Star yacu amateka ye, ibigwi ndetse tumwohereza ubutumwa twamugine nk'abakunzi be n'abafana be. Uyu munsi rero reka dutangire tubigenza gutya. Patino comedy rero akaba ari umunyarwenya watangiye mu mwaka wa 2019 nibwo atangiye akora urwenya, ariko mbere yaho gatoya Patino yavukiye mu karere ka Gasabo hano mu mujyi wa Kigali. Akaba afite imyaka 27 kugeza ubu ngubu, kumva ko yavutse mu 1997. Akaba Patino ukuntu yatangiye rero, ubundi kera ari umwana abandi bana kugira inzozi, yarazi ko azakina football. Hanyuma yiga mu wa mbere secondaire nibwo yaje kuvunika akaguru igihe yari gukina, amara igihe kinini kabisa atagera mu kibuga adakina, ariko nyuma yaho yaje gukira, ariko nyine football ahita ivamo arayisezera, birangira yigiriye muri basketball. Atangiye gukina basketball mu kigo, abona arabizi, yumva nyine agize inzozi zo kumva azaba umufootballer nawe azakina football. Ariko byaje kurangira nyuma yuko yari afite umushuti witwa Nyagiso muramuzi n'umunyarwenya ukomeye cyane no mu Rwanda, uri mu batangije comedy zo muri buryo bakina. Nyagiso comedy niyo rero yazamuye Patino. Umunsi umwe Patino agiye gusura Nyagiso, aragenda asanga Nyagiso ari gushutinga. Patino nawe nk'umushuti aravuga ati reka mushyiremo nawe akine nyine acting mu bari gushutinga. Aragenda arakina video ya mbere, yakina ya kabiri, yakina ya gatatu, akina video ya kane. Patino atangira kubikunda iwabo. Rero umunsi umwe rwo babonye video imwe yakinnye, baramubwira bati mwana wacu rero ibi nibyo byawe kabisa, shyiramo imbaraga ukomeze ukore. Patino arakomeza arakora kwa Nyagiso. Nyagiso nawe aramwishimira, akomeza kugenda amufasha, avuga ko nawe wayamufashe cyangwa se wamuzamuye amuvumbera impano yari afite. Ubundi Patino arakora, atangira kuba umustar, ubaka team nziza we na Nyagiso, barakorana kabisa, bakora icyo bita combinaison nziza cyane. Patino rero amaze kuzamura urwego rwe nibwo yatandukanye na Nyagiso, ahita akora team. Wakibaza n'iki cyabatandukanyije. Nyagiso ubundi ubusanzwe yari atangiye kuzamura izina, atangiye kujya akora kuri Afrimax, ariko Patino we birangira abonye ko n'urwego rwazamutse, azamura urwego, aravuga reka nkore team yanjye nanjye nkora ibyanjye. Nabwo mu mufuka hazamo akantu kagaragara, kandi nanjye maze kugera kuri level yo kuba nakora ibintu byanjye. Agenda nawe akora team, Patino akora team, Patino comedy iragendera kundwa, Patino azamura izina gutyo. Ariko nyuma y'imyaka nk'ibiri cyangwa 2022 ubwo comedy yatangiye kugeza igenza gakeya, itajya muri filime ye ari gukora ubu akora kuri YouTube channel ye. Zanye by'imijinya gusa ibyo yarakubwiye byari byo. Uraduhimba bagana byo n'abahungu bawe, niba mutabyumva neza bone mu ndabiri gipangu inkende desa muniga punguza aho cibureka ibintu nk'ibyo ngibyo kapo ntabwo biko. Akora filime ari gukora kuri YouTube channel ye kugeza ubu rero Patino akaba ari umunyarwenya ukomeye cyane, maze kubaka amateka ndetse n'izina rikomeye cyane mu Rwanda. Uyu munsi rero muri High Star yacu ne tugiye kora ubutumwa twamugene nk'abakunzi be n'abafana be. Hi Patino, amazina yanjye nitwa Jano, nkoresha tundi live mu kiganiro cyitwa High Star. Ni ikiganiro abakunzi n'abafana bo mu star tumwohereza mu butumwa twamugeneye kugira ngo tumwifurize ibyiza. Rero nkoresha ubutumwa mu izina ry'abakunzi n'abafana bawe kugira ngo mubwire ko tugukunda cyane kandi twishimira aho ugeze.
ni benshi cyane baje muri kariyeri nk'aya bayivamo, ariko wowe ntabwo wacitse intege, washyizemo imbaraga urakomeza urakora udu bintu byiza cyane, turagukunda kugeza ubu ngubu nk'abakunzi n'abafana bawe. Twagira ngo tubwire ko tugukunda cyane kandi tukwifuriza ishya n'ihirwe, tukwifuriza amahirwe muri kariyeri yawe, ugakomeza ugashyiramo imbaraga, ukazamura izina ryawe ndetse n'idarapo ry'u Rwanda ukarishyira ku yindi level, comedy nyarwanda cyangwa se industry cinema mu Rwanda ikazamura izina, nawe ubigizemo uruhare ikagera ku yindi level. Patino, turagushimira nk'abakunzi n'abafana bawe, twagukunze mu rwenya wakoze cyangwa se filime nyinshi wagiye wagitingamo. Tuzakomeza tugusengera nk'abakunzi n'abafana bawe, ibyo tukwifuriza no gukomeza gushyiramo imbaraga, tuzakomeza tugusengere kandi nawe nk'uko ukunda gusenga. Icyo tukwifuriza ni amahirwe n'imigisha biva ku Mana. Keep it up Patino, shyiramo agatege, turagukunda cyane kandi ukomeze ufashe n'abakiri batoya bakiri hasi yawe bifuza gukora kariyeri nk'iyawe. Turagukunda cyane, keep it up, we love you so much. Yes guys, nyuma kuri ubutumwa twageneye umustar wacu Nkusi Patino, ndabashimye twari muri kino kiganiro uyu munsi. Rero mbabwira ko ikiganiro cyacu twagikoze mu buryo budasanzwe, uri kubona ko ntabwo uyu munsi ndi kuri kamera nuko twabigenje, ariko mbashimye mwese twabanye muri kino kiganiro. Habaye akabazo tekinike n'aho twabigenje gutya, mwumva ko ijwi ryanjye ntabwo riri gusohoka neza, rero ndwaye utuntu twa grippe, munyihangadire kabisa, ariko ubutaha ikiganiro cyacu kirakimeze nk'ibisanzwe ndi kuri kamera. Imana ikomeze bamugisha mu twabanye muri kino kiganiro, ndabakunda cyane. Keep it up mu byo mukora byose, keep it up mu bibateza imbere, Imana ikomeze ibiteho, ndabakunda cyane. Ciao ciao. Ura mwana ukuntu ateye inka zwe. Unamwona Kagitumba dorosera? Ko ndabona Kagitumba ari mu mavuta. Wa mushinga w'ubuzwa mukogoro waje wikora ibiro 300 by'inuza. Reka gitarabo nako ni imyumbati. Reka n'ubundi muri Miss Rwanda nubwo tureba umuco tukareba ururimi ndetse n'ubwenge. Asumva uri buze kuba utarya utanamurumva uri buze kumera gute. Gerageza baso mu cyane. Sibyo ihangane yego. Mvana imbere pe. Urumva uri buze kumera gute nutarya ngumwe kumva indi itaza kuguhitana koko. Bangiye nacyo nshaka umucanga. Nagurwa koko. Abandi badamusanga batwitiye kara ikintu bita ibumba cyangwa wamugina nk'umuswa ko we ngo twitiye umucanga. Nshaka umucanga kandi nutawuzaniye inda yawe uravamo ibyo nibikureba. Basize nkuzanire kayumba. Aho yanshaka w'amavuta kandi uyunguruye. Wagira ngo twite siko shishiri nawe. Ubuse nagwa wakwihangana basi ko yari ko genda uwuzanire cyangwa inda yawe. Nyamara kugenda noneho ni yahe wakinura cyari ibipondo umenye ko nudahindura demarche niyo mpamvu twabuze iri demo utayihindura egare yuko twebwe tuzike turaburuje waruno kirikani namwe Iriwe neza murakirirwe muri ruhurura hiriwe mwebwe mwiriwe mu nzu naho twebwe twiriwe tunarara toy kari cy'ubufosho wego twadiru turiho akebo kagiye mugarura mwe mwari muziko tutazabishyura tubipowe tukurikira tuzanye n'ubundi warakarira inkende niyazimara ibiti abana zingana gute gusa nizere ko atayambuze n'insanga ari yambuze bane mwandemye igipangu ntacyo turabazinga umundi cyasundi bura wabuhagije wapika bise reka byibura turozungurujana byibura byabibaye okay turabazingira igivene muraziryo cyangwa ni bimwe byayo wangahe bivuga ibyumvikana abantu iyo biko turi kumwe n'indezi musaza turagwibumba ijana ayo ni make kibuno cyawe ni make gute na satarigeze yatunga bizokora mwana yifusha abantu don't lose your focus calm down baby nigga nubwo uzanye iby'imijinya gusa ibyo yarakubwiye byari byo uraduhimba ibagana biwe n'abahungu bawe niba mutabyumva neza bane mu ndabiri gipangu inkende desa muniga
ngo saho cibureka ibintu nk'ibyo ngibyo kapo ntabwo bikunda asinkende nk'ingi y'inzungu ibiri kubaza iki uri kuneza amasambaza nk'aya ngaya niyo viye yari yademu kandi iyo turanasera no gumiza kumbwira ko tuza sha tuza amaniga yanjye nta mpamvu yo kurakara kuko ntambwe irara kuri makera umva nawe mwongera kuzana akavuyo mwaka ubushize bite numva ibijwi byanyu biri kuvugira hanze y'igipangu cyanjye ya ntacyo kurusha na reka nongereho ikaba eshanu n'inkende 10 muri piyora viye ikibiri murarihekenya ifata abantu bo mu mananiza wapivana wari wampenze ese wowe guhenze gute waretse bataza kuza kwisubira nawe sikumbaneye nawe sumundi uramushakira iki nashakaga kumutuma ku muhanda watumye umukarani wacu rwose nawamusuzuguye oya humura aho ngaho waba umwubahishije rwose asanzwe atumwa n'imbobo ngenzi ze none ubungubu yabagize imana agatumwa n'imbyeyi nk'apa waramwariya bo ko dore none ngo turanyinyira warono yewe we dore icyaka mfite rero kujya mutworohereza akazi mwatambuka mukajya mu byicaro babageneye tukakira n'abandi umugabo bita MC burya akaba akomeje gusenga ahangaha kugira ngo Imana imufashe mbibutse yuko ari ufite isiniya nini mu bantu baraha bose patina akaba ari kugafi kameze neza kamere kuri Shaitani nta kuvuga El Gringo Kembo we nta nubwo ashaka no kureba abantu avumbuye ko Stone V sinshaka kwiteza imbere cyane twaguhaga mbere ntari no gorene uri guhera ku ifi nanjye birakaze ibyo byuki byawe bikaba bidumasa rwose bakobwa Yesu we ikanje mbihagarike baturetse comedy izi comedy zigiye kuzaduteranya n'abantu bro twese uko turi hano ntabwo twabuze ibindi bintu dukora ntabwo twabuze ibindi bintu dukora hozo Yesu we imbere cyane Nizeye ko utari seriye bato waba wabaje abantu ibaza abantu bagukunze ikintu urwenya bro reka mbigusobanurira ngo Irene yewe dore nize ubwubatsi bro nize ubwubatsi nize engineering ndarangije nta muntu utemera gusohoka hanyuma bavuga ko urego yabonetse kuri yago industry Batman industry uri kunyumva yoyo watubwira ubwoko bw'ayo mavunja barwaye nimba ari amajyanjari cyangwa nimba atari okay reka nze mbabwire the real monster the real hustler Mr Dreams I live mukuru cyayago mukuru kinyamakuru cy'igisozi mutwihanganire kubwiyo nkuru nitabashije gutungana neza nizo gutungana turaza gukomeza mu kanya Patino w'amazayiboni yago TV show turamwakiriye ndagira ngo utubwire Patino mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina kari akantu wagatekereje ugakora muri buriya buryo gute byaje gute unuvuga kari agastafu man hari abanyamakuru nyine tujye dukunda kureba boro bakora tunabikunda bya atari bikorwa byawe none urumva hari uburyo intro zawe zitandukanye n'abandi banyamakuru amatesi batari yo man no kugiye gutara inkuru atangira yivuga ni runaka ni muri ibi nibi nje kubagezayo inkuru yegereze mikro urumva tuvuga urugero hari abanyamakuru nzi runaka avuze wenda reka tuvuge nka akamatari ukora kuri ya radio haje na tigi ntazi nyine tu ni mu runaka nyine ugasanga tugeze muri wa mwanya wanyu n'iki baganiriza ibi nibi abantu kajya kubona ukabona umusaza nyine aje muri style zisanzwe n'abandi banyamakuru bose bakoramo noneho man wowe niyo kiguhereza ijambo ngiye bijya mpinshanga ibaze nka asabura baguhaye nko kwakira nko mu minister nabwo wabivuga wabwanshata kula monster konkara turakwakira minister mwana buryo ukora ya iboro bya birangice kuko kitwica dagi ukuntu usika man ini mu bintu byangoye njya kwirira agatogo ngo gute bana Ino nabonye nyuma y'akaraga bora bavuze te man ngo uziko yiganye n'agaseko ka Yarandaniye umva ari umujama dukorana yitwa mubi cyane ndanamusuhuza bwa Dan ngo Imana arabizi
kuko numvaga ko iriya boro nyine nayikeye ngomba kuyikora tu ndetse mwese waretse ngaseka nuseka se n'ubundi bwo nkazajya mu kiganiro bakantumira bikananira reka mwigane njye nasekaga noneho nk'umuntu waraye umweza aho nguvunda ni ukuvuga ngo ntabwo ari we wasetse ni mubi wasetse cyangwa ni njyewe wasetse ahubwo wowe azi kukwigana afashe umukungu ngo guseka narambwiye ati noneho reka ngende mu mwanya nyine nseke mu cyimbo cye ako nkareba nimba navuze inkuru akaba ari uze guseka ndetse ko nyine tudabinga kandi azakora ikiganiro nawe ukumva nyine nsetse amajwi atandukanye n'umuji yarasutse muri soprano nge nkaseka muri bass ntabwo byahura mwana abanyagomba neze iby'agatogo byaje gute murabizi ko nkunda agatogo wapito ahubwo nyine ariko n'isura yawe nyine isa nk'iyakuriye igitoki cyinshi kandi igitoki nyine n'utuvange ntabwo twumva nasobonye track ni indirimbo zisanzwe zifite message yumvikana ariko ntabwo njye nigeze mbeshya abantu ariko n'uburyo ugaragara abantu ugaragara nk'umuntu ufite culture ya hip hop nakuze mbona ari byo nkuko nawe ushobora gusanga wari uzi kuzakina nk'umupira ukaba uri umunyamaguru uzi ibitego kwanye mu maguru niyo mpamvu Amavubi nawe yageze hanyuma Patino ubundi abantu benshi agateguro biso na biso ni nyakiso mu buryo bwo kugira ngo wongere ubushobozi bwawe mu bijyanye n'amafaranga kwari ukuri ariko ntago ari ibyo nyine tu gusa nabyo birimo nyine tu ni hafo ariya ni umuhanga nuko ari agasazi nyine tu agasazi gito ni umushuti yanjye byatari nyine tu agasazi ariko ariya ni umuhanga waramwirukanye yafashe umwanzuro aragenda amugikorana byagenze bite ntabwo ariya namwirukanye kandi nta nubwo ariya navuga ngo ntabwo yari umwe muri timu yanjye uyu munsi komedi ifite kangahe mu mibereho yawe mu buryo bw'amafaranga mwongeye kumbaza icyo kibazo nakuryaho na black shumi yanjye mumbabarire ntabwo koko njya bikura kuko viye n'iminota zero nkajya kumva nkumva karavuze ngo Patino asa boss ugiye boss waciye hera urajya kumumangira